gato uretse kwicara uretse gatoya haleluya uretse kwicara uretse bantu byibuke byose ku murongo byibuke ibyo yagukoreye byibuke uburyo yakurinze zamura amaboko uburyo yakurinze uburyo yabanye nawe uburyo yakwimanye uburyo yakuvuganye uburyo yakurinze uburyo Yesu shimwe turagushimiye ma tuguha icyubahiro turavuze ngo uruwe Imana ihambaye uri Imana iteye ubwoba tugukomeye mu mashyi tugukomeye mu mashyi ababyeyi bavuze impundu ababyeyi bavuze impundu abagabo dukome mu mashyi haleluya Imana yagize neza Imana yaratwimanye Imana yaraturinze iyo niyo Mana tuzakorera turagushimiye Mana habwa icyubahiro mwuka weraganze imbaraga zisumba byose zigwa ko wacu ugiye kuvuga mu mwanya wawe mwuka wera w'Imana mubeho imbaraga z'Imana zimuzenguruka nukubise hasi imbaraga zideshyira hejuru imbaraga zibishaka umutwaza igitugu turasenye in mighty name of Jesus turasenye ubwo butwara Yesu Kristo ganza kandi utegeke dusabye abamarayika barinze muri iteraniro sabye umwuka wera w'Imana ngo atembere sabye imbabazi z'Imana ngo zitembere sabye agakiza k'Imana ngo katubemo mu izina rya Yesu Kristo kubera ko Imana kutuzenguruka twari turi imbere yawe Mana gusura Imana turagushimiye tuguhaye icyubahiro kuba turi bazima tuguhaye icyubahiro kuba tugihumeka tuguhaye icyubahiro kuba Imana ushime Yesu mu izina ryawe ryarasuzuma twizeye amen Yesu ashimwe haleluya kandi harimo ikibazo irindi jambo rirambwira mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya muze kuhareba turi kwirukanka ni ibice 7 umurongo waho wa 14 haravuga ngo ntabwo bantakiye banyerekejeho umutima ngo ahubwo baborogera ku mariri yabo ngo ikibatera guteranira hamwe ngo ni ukurya no kunywa gusa ngo barangomera noneho ikibazo noneho ndavuga ntibirakomeye Imana yacu tugirire neza ariko musabe muzagira gute muzahabwa Imana yacu irashaka yuko tuyisaba nubwo iminsi mibi yatumye abantu bayitakariza icyizere ariko iracyari ya Mana ntabwo yahindutse Yesu ashimwe cyane abantu baracogoye gusaba Uwiteka ntabwo bagisenga ahubwo ngo babarongera ku mariri baraganya baravuga ngo Mana we ibi ni ibiki dore ibi n'ibi dore ndakennye dore byagenze gutya ariko ntabwo basenga Imana yambwiye ngo tuve mu maganya dusenge dusabe haleluya dusabe tuzahabwa kandi dushake tuzabona ukuboko k'Uwiteka kuracyakora ibitangaza Imana yacu ntabwo yahindutse ntabwo yashaje ngo iragasaza itakibasha gukora umugambi w'Imana urakomeje haleluya bwira mugenzi wawe ngo umugambi w'Imana urakomeje hari abantu bamaze guhebera urwaje ntabwo ushaka yuko uherera urwaje haleluya mbese ni igiti gituma uvuza induru mbese nta mwana ufite Yesu ashimwe haleluya ndashaka ko mugarura ibyiringiro mu Mana kuko ikibazo kirahari abantu bahebeye urwaje Imana itugirira neza kera tukiri abana turi ku cyaro abo mu mujyi rero
muraza kutubabarira ariko kuko byajyaga bigenda. Hari igisimba cyitwa samusure. Abantu bazi samusure ni bande? Ni bakeya. Ubusa abantu bo mu mujyi turababwira ko samusure imeze gutera. Birakomeye cyane. Samusure niba yuko ari igisiga kimeze nk'ikira, kimeze wenda nk'inkoko, kimeze wenda nka dendo ariko yigabanyijeho. Noneho gikunda gucunga imbeba aho ziri, noneho kikaba gituje aho ngaho, cyaza kubona nyine kiri muri posiyo yo kuyifata kikamanuka kikayicakira. Noneho rero ukuntu twebwe abana twajyaga dufata samusure, twaravugaga ngo iyo yabaga irebye hasi wayibwiye ngo samusure wa rusunzu, twarayibazaga ngo mbese samusure wa rusunzu nzapfa cyangwa nzakira. Noneho rero samusure wa rusunzu iyo yarebaga hasi cyabaga ari ikibazo, kumbe yabaga iri kwirebera yicungira imbeba. Samusure yareba hasi ukavuga ati ubwo ngo wabaga uzapfa, nta minsi wabaga ufite. Imana itugirire neza, ariko iyo yabaga irebye hejuru igiye ikomeje irebye hejuru hasi wavugaga ngo ibintu ni byiza nzabaho. Imana itugirire neza cyane. Abantu bari muri icyo gihe kimeze nko kubaza samusure wa rusunzu nzapfa cyangwa nzakira. Imana itugirire neza. Haleluya. Musabe Yesu ashimwe, muzahabwa, kandi mushake muzabona. Abantu batakarije Imana icyizere ntabwo bagitakira Uwiteka, ahubwo bari mu maganya, kugeza igihe umuntu avuga ngo nitabikora izabireke. Abantu baregezeho bariyakira, abantu b'Imana, ariko Imana yabantumyeho irambwira ngo nimbabwire ngo musabe. Haleluya, haleluya. Imana yacu iradukunda, ngo nimbabwire ngo musabe kandi muzahabwa. Haleluya, haleluya. Kandi nshimye yuko hari ibyo twibutse yigeze iduha. Haleluya. Imana yacu iracyafite. Haleluya. Bwira mugenzi wawe Imana iracyafite, iracyabifite. Haleluya, iracyabifite, iracyabifite. Satani ari kukwereka urutonde rw'ibintu bibura, ariko arakwereka ko harabura gato ngo bagusohore mu nzu, arakwereka ko isaha korona yakwica. Ye baba we, arimo arakwereka yuko Yesu wanjye we, ko akazi utazakabona nubwo wize, nta kintu byamaze. Imana itugirire neza. Arimo aratwereka ibintu byinshi bitandukanye, urutonde rw'ibibura, ariko ndagira ngo mubwire ngo ukuboko k'Uwiteka ntabwo kwaheze. Haleluya. Imana iracyakora. Haleluya. Iracyakora ibitangaza. Nta kintu cyahagaritse ukuboko kw'Imana gukora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwira Satani ngo Imana iracyakora ibitangaza. Haleluya. Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi niko ari. Haleluya. Kandi niko azahora, nta gato ko guhinduka kamugaragaraho. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Satani ntakwihebeshe, musabe. Yesu ashimwe. Wari waracitse intege mu gusenga, wari waracitse intege mu kumva yuko Imana igisubiza, ariko Imana ivuganye nawe ngo usabe. Musabe, mwongere imitima yanyu muyicururire Umwami. Yesu ashimwe. Garura umutima ku Mana, bana amaso kuri samusure. Imana itugirire neza cyane. Ibyo uri mubaza ni ibiki? Uri murabaza iminsi, ntabwo nzi niba ndamuka, ntabwo nzi niba nzirirwa, sinzi niba nzabyara, abo bana ntabwo nzi niba nzabarihirira ishuri, urugo ntabwo nzi yuko rwose nzarubamo. Imana yacu itugirire neza, ariko ni musabe. Haleluya. Saba,
ntasenge, ntabwira Imana icyifuzo. Ubu hari abantu baje badafite icyifuzo kandi baje guseka. Umva ukuntu bisekeje. Haleluya. Ubwo wasanga abantu baje nta cyifuzo kubera nyine yamaze kuvuga ati kwirirwa mbivuga no kutabivuga byose birangana. Nta cyifuzo. Ndakuraho ati umuntu wagihindura aha ngaha hari abantu badafite icyifuzo barimo neza byagiye batereka njyeyo byibura nyine nta kundi byagenda reka iza kujyayo ariko nta cyifuzo afite ku Mana. Imana itugirire neza musabe. Haleluya. Nahoze Imana yankoreye surprise. Nahoze ndeba muri Bibiliya noneho nsanga nigeze kwandika nibutse ko nabirebye nibuka ko icyo gihe ari Kabandana. Haleluya. Kabandana muracyamwibuka? Haleluya. Yigeze abwiriza Kabandana Mariko aratubwira ngo buri wese ni muri 2018 buri wese niyandike ibyifuzo yumva afite bimuremereye. Haleluya. Abyereke Imana. Yesu ashimwe. Nagasanze neza nyine agashyize muri Bibiliya hirya rwose ngiye kubona mbona akantu karaguye. Ndabisoma nsoma bya byifuzo ndavuga bisebye ni ndareba sanga nicyo gihe juste Kabandana yabwirije hanyuma atubwira ngo twandike ibyifuzo bituremereye twazanye imbere y'Imana tubyereke Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Utugira icyifuzo uzana imbere y'Imana. Imana yacu nituganze. Haleluya. Nasanze muri bya byifuzo. Haleluya. Nari nanditse ibyifuzo bigera kuri 6. Haleluya. Yesu ashimwe. Byari ibyifuzo bigera kuri 6 ariko 3 byarashubijwe. Haleluya. Natangaye cyane bati Imana haleluya. Ni ibintu bikomeye cyane. Amen. Byari ibyifuzo 6. Nari nayisabye akazi icyo gihe nari umushomeri. Ndabibabwira kugira ngo mwumve yuko iyo uzanye ibyifuzo imbere y'Imana Imana irasubiza. Ndakubwiza ukuri. Haleluya. Icyo gihe nari umushomeri nta kazi nari ifite. Byanditse rwose kwa kagapapuro uza kugashaka akansaba nkamuhi arebe. Noneho nahise mfata ikaramu ndavivura. Nta kazi icyo gihe nari ifite. Hanyuma naje gusanga Imana yagize gute yarakampaye. Imana ishimwe cyane. Icyo gihe hari imiryango 3 yo muri korali abacunguwe. Haleluya. Ntabwo nari natanze ibyifuzo byanjye jyenyine ko twe turi abanyamasengesho nubwo hari abana bonye bahamagaye ntibaboneke ariko turasenga basigaye basenga mu ibanga. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iyo usenga rero ntabwo wizirikana uzirikana n'abandi. Twari dufite imiryango 3 itarabona urubyaro muri korali. Yesu ashimwe. Ndashima Imana yuko nasanze ibiri yarabonye urubyaro. Haleluya. Imana ishimwe. Yebaba we hasigaye umwe nawe izabikora. Haleluya. Yesu ashimwe. Nari nanditse umuryango ese ubu ni ngombwa ko bivugara ariko ngomba kubivuga kuko barazi barahari. Yesu ashimwe. Umuryango wa Domitira na Emmanuel ubu wabyaye 2 biranditse aha ngaha. Haleluya. Birafatika bene data. Yarabikoze. Babyaye umukobwa nyuma yaho barongera babyara umuhungu kandi bari bamaze igihe kirekire n'ukuri. Haleluya. Turafite amashimwe ku Mana. Saba. Haleluya. Ye data we. Imana yacu ni nziza. Nari nasenze nari nanditse umuryango wa Letitia na Gaspari. Haleluya. Yarabikoze. None se ntabwo bafite umwana w'umuhungu. Imana irakora bene data. Yesu ashimwe. N'ibindi zabikora. Amen. Awundi ntabwo muvuga ariko nzi neza yuko nabyo birabizi. Ntabwo mfitanye ikibazo n'Imana. Haleluya.
nzi neza yuko izabikora kuko yagize gute, kuko yarabivuze. Ni ikibazo cy'igihe nyine kitaragera, ariko izabikora kubera yuko itabeshya. Haleluya! Ntabwo ari umuhemu, ntabwo yishimira kutubabaza. Amen, amen. Yesu ashimwe. Mujye musaba, ntukaze imbere y'Imana uri aho ngaho nguzanye ituro gusa, noneho ko yagize iraza kuririmba, nibivaho baraza kuvuga ubutumwa, nyuma yaho basengera icyifuzo cya peyari hanyuma reka nawe gusana icyawe cyifuzo di. Haleluya, haleluya. Imana yishimira ko tubaho tunezerewe, ntabwo yishimiye gukomeza uhetamishijwe n'ibibazo. Dufite Imana ikemura ibibazo. Haleluya. Erega we irumva, Mana erega we irumva. Haleluya, irumva. Musabe. Yesu ashimwe. Mfite abana mu rugo, haleluya. Mfite abana batoya batatu mu rugo. Yesu ashimwe. Noneho iyo nje gusenga, kubera yuko bo bataza gusenga nyine bitewe n'ibihe, haleluya, bajya bampa ibyifuzo. Haleluya. Marite yigeze kutubwira ngo mu nzu y'Imana niho hari ubutabazi. Haleluya. Nabo basobanukiwe yuko uko byagenda kose umuntu waje imbere y'Imana, haleluya, hari ibyo abwira Imana bimugoye. Nawe muntu mukuru ugomba kubimenya ibyo bintu. Yesu ashimwe. Uko uje mu nzu y'Imana no mu rugo turasenga, ariko iyo bampa ibyifuzo Imana ishimwe cyane. Umunsi umwe rero n'ubu babimpaye n'ubwo ngo naje mfite ibyifuzo, Imana yacu yabwa icyubahiro. Noneho umunsi umwe naje baragiye impressionné. Umunsi umwe umukuru yarambwiye ngo musengere ngo Imana ngimuhe ngo ubwenge bwinshi. Yesu ashimwe. Uwo hagati arambwira ngo musabire Imana ngo arashaka kuba uwa mbere mu ishuri. Noneho agatoya muri bo ko neza ibyako byarandenze, karambwira ngo karashaka kuba uwa mbere mu ishuri. Noneho ngo ngasabire Imana, kampaye bibiri, we ntabwo yampaye kimwe, ngo musabire Imana ngo imukize ngo kugira amahane, kubera ko agira amahane nyine. Haleluya. Ngo musabire Imana ngo imukize kugira amahane. Haleluya. Buri kintu cyose Imana igira gute, irakigukiza upfa kuba ikitaho. Ntubure kuyereka ubukene bwawe, ntubure kuyereka intege nke, ntubure kuyereka ikintu cyose kikugoye. Haleluya. Musabe. Noneho rero mvuye hano ngiye nk'uko nguko turi buze kuba tuvuye hano, ngiye mu rugo, uwo hagati we arakurikirana cyane, arakurikirana, arambaza ngo ese wambwira Imana cya cyifuzo naguhaye? Ndabwira ngo yego nayitiye. Arambaza ngo yagushubije guki? Ndavuga ati Imana nta mikino afite. Haleluya. Yagushubije guki? Yakubwiye ko nakubwiye ko uzagira ko nshaka kuba uwa mbere, yakubwiye nimba ngo nzaba uwa mbere. Haleluya, haleluya. Ariko Imana yacu irasubiza. Nahise mvuga niba umwana azi ko Imana isubiza, haleluya, nabyo ubwabyo byaranyigishije. Ndamubwira ati ntabwo yashubije ariko yumvise. Haleluya.
izabikora. Haleluya. Ni ukuri ntababeshye. Igihembwe gikurikiyeho yabaye uwa mbere ko Imana ishimwe cyane. Haleluya. Birantangaza cyane. Bene data, nimureke dusabe. Yesu ashimwe. Nimureke dusabe. Wifata Imana nkaho atari umubyeyi wawe. Imana ni umubyeyi wacu. Haleluya. Hari ibintu bitatu by'ingenzi ku Mana yacu bituma tuyisaba kandi tukizera yuko ibyo tuyisabye, haleluya, izanabikora. Yesu ashimwe. Icya mbere, Imana Data imenya byose. Haleluya. Imana imenya byose. Irabizi intege nke zawe, izi ikibazo ufite, irabizi yuko udasinzira. Haleluya. Hari igihe umuntu wamubwira ikibazo, muri igihe hajeho n'abatekamutwe aha bati buriya ambwiye n'ibyora, ariko tutazi twasaba Imana irabizi. Haleluya. Izi byose niyo mpamvu ugomba kuyibwira ibikurusha byose, kuko irabizi, irabisobanukiwe. Izi bikunanije, izi aho ufite ingorane, izi aho ufite intege nkeya, izi uburyo utsikamiwe. Imana itugirire neza. Twasomye ijambo ry'Imana mu bice byombi. Mu gice cya kabiri cyo muri Matayo niho havuye intego y'iri jambo, ibice 7 umurongo wa 7 ndetse n'uwa 8, ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, kandi mukomange muzakingurirwa. Ku gice cya mbere aho badusomeye inkuru za Mose na sebukwe Yetiro, ndashaka kubabwira yuko Imana izi byose. Haleluya. Ndashaka kubabwira yuko Imana isobanukiwe ibikugoye n'ibikuruhije. Imana itugirire neza. Yetiro sebukwe wa Mose, igihe kimwe nabisomye ziriya nkuru mbona yuko yari yoherejwe n'Imana. Mu mirongo ibanza bagaragaza yuko yaraje amuzaniye umugore n'abana, ariko bigeze hariya ku murongo waho wa 13 wo mu gice cya 18 badusomeye, bagaragaza ngo bukeye bwaho nuko ngo yaraye muri urwo rugo rwo kwa Mose, ngo yitegereza ukuntu Mose iteraniro ry'Abisirayeli bari bakiri mu butayu, birumvikana n'ubwire Fidimu, ukuntu yirirwaga yicaye abantu bamugose, ngo arimo abacira imanza, arimo hari abaza ngo abasengere, harimo abafite amakimbirane mu ngo baje kumubwira ngo abakemurira ayo makimbirane. Bari abantu benshi. Iyo usomye bakwereka ko Abisirayeli bava mu Egiputa bari hagati ya 2 na 3 miliyoni. Tekereza nawe abantu bari mu butayu bakambitse aho ngaho babambye amahema mu bantu 3 miliyoni. Ntabwo hashobora kuburamo abantu nka 1 miliyoni n'igice bafite ibibazo. Ntibishoboka. Buriya abantu batuye buriya ntabwo bagira ibibazo byinshi, ariko abantu bari mu nkambi, abantu babaye mu nkambi, hano hari abantu babaye mu nkambi, babayeho impunzi murimo, hari ibibazo bigenda bivuka isaha ku isaha. Mose niwe wenyine washyirwaga ibyo bibazo. Mose abantu bamuhoragaho bamugose guhera mu gitondo, nta guhaguruka, nta kujya kurya, yicaye akemura ibibazo. Abantu bagataha
yatagangaye. Imana yacu itugirire gute? Itugirire neza. Yari yatagangaye, yari yarananiwe. Hanyuma sebukwe arabyitegereza. Sebukwe yari yoherejwe n'Imana, aramubwira ngo ibyo Mose ukora ni ibiki? Mose aramusobanurira ati ni njyewe, abo bantu bose baraza nkabacira imanza, abandi nkababwira amategeko, nkababwira n'iby'Imana ibantumyeho. Birashoboka ko yanatahaga ntanabashe no kurya, yatagangaye. Aramubwira ngo ibyo ngibyo ukora ntabwo ari byo, kubera icyo ukora wenyine. Amugira inama. Yesu ashimwe. Amugira inama, aramubwira ngo ukomeje gutyo rwose ntabwo uzabura gucikana intege n'aba bantu, ari wowe uzatagangara. Aba bantu nabo bazabihirwa kubera yuko utabaha serivisi nziza. Ibi ngibi ikibazo aho kiri uri kubikora wenyine. Imana ibona ko Mose agowe, Imana ibona ko Mose ananijwe rwose, nubwo afite ubushake ariko rwose biramugoye, ntabwo kariya kazi yagashobora ari umwe. Nuko imwohereza, imutumaho Yetiro, amugira inama nziza. Aramubwira ngo wowe shyiraho inzego z'ubuyobozi, shyiraho abantu, shyiraho ba guverineri, shyiraho ba meya. Ndimo ndashaka kugira ngo mubyumve mu buryo bwacu. Shyiraho ba meya, shyiraho ab'imirenge, shyiraho akagari, shyiraho na mudugudu, yemwe shyiraho n'abo mu isibo, hanyuma hajyaho n'abunzi. Hanyuma ibibazo bigende bikemukira abo ngabo, abantu bareke gusiragira. Hanyuma ibinaniranye ari byo bakuzanira, wowe usigarane umurimo wo kwingingira abantu, usigarane gukemura ibyananiranye. Ariko bigenze gutyo Imana ibigufashijemo. Yesu ashimwe. Bigaragaza yuko Imana yacu ni Imana ibasha kukungura uburyo bitewe n'uko yabonye ubukene ufite. Haleluya. Ntabwo yabura kukungura inama muri urwo rugo rwawe ubwo birimo kunanirana byagucanze. Imana itugirire neza. Haleluya. Imana ikwitayeho kuri buri kimwe cyose. Ijambo ryatubwiye ngo Mose aroroherwa. Haleluya. Imana irashaka ko woroherwa. Badeni iragabanuka, umutwaro uragabanuka. Yesu ashimwe. Imana ntabwo ishaka kuhetama, Imana ntabwo ishaka ko uhora usuhuza umutima, kuko muri uko gusuhuza umutima ntabwo habamo guhimbaza Imana. Bene data, kandi tubereyeho guhimbaza Imana. Niyo mpamvu Imana irakubwira ngo saba. Haleluya. Nimuze musange ndabaruhura. Haleluya. Iryo jambo naryo twarabyize, mureke dusabe. Bene data, abantu bararuhijwe. Yamubwiye ngo bizakunanira rwose, uzananirwa, uzageraho urware stroke, uzageraho ugira agahinda gakabije. Muri iki gihe abantu hariho indwara yaje yitwa agahinda gakabije. Uri kumva? Umuntu w'Imana afite agahinda gakabije, yebaba we, bizageraho bikunanire. Mose, urugo rwawe ruzakunanira rwose. Iyi korari wagiyemo nukomeza muri ubwo buryo uzageraho uyivemo kandi wagiye kubishaka. Iyi korari izageraho ikunanire kuyiyobora. Nyisunga Mose, umva inama nkubwira. Yesu ashimwe. Nigeze kugendana, twe dukunda gukora ingendo cyane, nigeze kugendana n'umumotari. Niho nari mbona ibintu birakomeye, abantu bararuhijwe cyane. Umumotari namuteze ari kwitaba telefone, aragize arakubye, turavugana, mubwira aho ngiye. Mu gihe turarenga umutaru nanone aba yitabye, ati yego ndayaguha. Tugeze imbere aba ari imyoje, ndavuga ndetse imbere uguhekwa n'ukuntu kwimyoza gusa ubona ari amahoro. Nise bimeze gute, bigenze bite motari? Ati ndeka, ati ibi byose ni umugore. Nise bimeze bite? Ati uyu ni umuntu uri kunyishyuza.
umumotari, umugore ntabwo afite akazi, musiga mu rugo, musigira amafaranga yo guhahisha. None yari yifashe yiguriza amafaranga umuntu. None uyu muntu yahoraga aza mu rugo guteza, muri igihe bavuga ngo guteza saga, guteza rwaserera, yishyuza. Ndavuga ngo umugore ntabwo yafite, ndavuga ngo njyewe nzayakwishyura. Kuko ikintu kintera umujinya muri byose, ntabwo umugore yabasha kusobanurira ikintu cyamuteye kwaka iyo nguzanyo, ruswa y'inguzanyo. Nta nubwo yabasha kusobanurira cyane amafaranga yakoresheje. Ndavuga Imana yanjye, ibintu birakomeye. Mbese muraganira, tuganira se tuganira ibiki? Urumva umuntu nko waganira n'iki nawe? None se ubwo amaherezo ni ayahe? Amaherezo ni ayahe? Arambwira ati oya byose ariko buriya ni njyewe, byose ni njyewe, ni njyewe witerereje sakabaka. Ahise numva noneho bindenze. Umugore wawe ni sakabaka? Uzi ko iyo byakurenze, byari byakurenze, none ko byakurenze kugeza igihe avuze ko umugore we ni sakabaka. Noneho uwashatse sakabaka yababa we, buriya byatangiye ari sheri, ari mama runaka, yabaye sakabaka kubera ukuntu byamurenze. Uzi ko umuntu byarenze adatinya kuvuga ngo uyu mugabo nashatse w'imbwa neza. Imana yacu tugirire neza, Imana ituruhure. Saba bizakunanira rwose. Ngo njyewe ngo n'ubundi ngo bunini nanjye ngo zabyikemurira yewe ngo nzamuta. Yewe baba we, ngo ntabwo nakomeza kubana n'ibintu binera stress buri gihe. Nzayishyura ariko nzamuta, nzamutana n'umwana. Imana itugirire neza. Niyo byamurenze ahita afata icyemezo bakajya mu rukiko. Imana itugirire neza. Ariko Imana irimo iratubwira ngo musabe. Yishimira, ntabwo yishimiye yuko udivorsa, ntabwo yishimiye yuko abana bawe babibirara. Irakubwira ngo dore inama nkugira. Yesu ashimwe. Imana yakugira inama mu gihe gisa gutya. Yesu ashimwe. Yakohereza umujyanama nkuko Yetiro yagiye kwa Mose. Imana itugirire neza. Ariko byikurenga ngo ubyihererane, byikurenga ngo ugende ujye mu nkunda amahoro, umanuke muri etaje. Imana itugirire neza. Cyangwa se ngo ujye kwa makuza kandi ufite Imana. Imana yacu itugirire neza. Byikurenga ngo ugende wiyahuze ibiyobyabwenge. Imana yacu ituganze. Oya, twebwe dufite Imana, Imana isubiza. Imana yacu itugirire neza. Imana izi byose. Ndagira ngo nkubwire yuko ibizi yuko udasinzira. Ndagira ngo nkubwire ko ibizi yuko uhora urwaye umutwe. Ndagira ngo nkubwire yuko ubwo burwayi bwawe irabuzi. Saba. Yesu ashimwe. Ndagira ngo nkubwire yuko uko amasomo akuruhije irabizi. Saba. Ndagira ngo nkubwire yuko isobanukiwe ibyuko kubona ubwishyu birimo birakugora. Saba. Ndagira ngo nkubwire yuko isobanukiwe yuko ukeneye akazi ntubure kuyisaba. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire yuko isobanukiwe ko nawe iyo
gusaba. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire yuko ibona ivuruguvurugu ziri mu rugo rwawe, saba. Haleluya. Saba, tereka Imana kuko byose irabizi, irabisobanukiwe. Wowe tera intambwe ugire gute, ubyereke Imana, uyigirire icyizere, kubera yuko ibyo ngibyo irabishoboye. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Amena. Nari nkibabwira yuko ikintu cya mbere nuko Imana yacu imenya byose, isobanukiwe byose, izi imyitarire yawe, izi n'imihagurukire yawe, izi ahantu ufitiye intege nkeya, izi n'ahantu ujya ugira imbaraga, ariko yisunge kugira ngo ikumare ubukene, iguture uwo mutwaro umaranye igihe kirekire. Yesu ashimwe. Ntabwo iyobewe yuko nawe ukeneye kubaka urugo nk'abandi. Imana itugirire neza, ntubure kuyisaba, yisabe. Ikindi ni uko Imana Data ishobora byose. Haleluya. Ishobora byose, ishobora byose. Burya iyo umuntu gusaba kujyana n'intege nkeya z'usaba ndetse n'ubukene, ariko bikajyana nanone n'ububasha n'imbaraga n'ubushobozi by'umuntu usabwa. Haleluya. Ni ukuvuga ngo iyo nzi yuko nta kintu ntacyo nawe wifitiye, ntabwo nakwirwa ngusaba, ariko iyo nzi yuko ufite ndagusaba. Haleluya. Imana yacu irafite. Amena. Irashoboye, ishobora byose, nta kinanira. Yesu ashimwe. Kura amaso ku bantu, ahubwo yahange Uwiteka. Yesu ashimwe. Bigeze kuba narigaga i Butare muri kaminuza, nigaga mu mwaka wa mbere. Noneho nari nkeneye, icyo gihe nari ntaramenya gukoresha mudasobwa. Yesu ashimwe. Shimye Imana yuko muri iki gihe abana bato bazamuka babizi, mashine ziraboneka. Icyo gihe ntabwo zabaga zizwi n'abantu bakeya nyine, ariko numva ndashaka kumenya mashine. Yemwe ndashaka wenda nuko nanayigira, kuko numvaga nteganya kuzakora memoire mfite mashine yo kwandikiraho. Yesu ashimwe. Hanyuma nari mfite mwene wacu wishoboye. Noneho yajyaga ambwira ngo nzamusure, ntaramusura nyine, ariko akajya ambwira ati uwo mwana, yabwiraga undi mwene wacu ati uwo mwana azaza asure nawe tumenyane. Yesu ashimwe. Avuga ati nindamuka ngiyeyo niwe nzamubwira ibintu bitandukanye by'ibyifuzo, ariko icyifuzo nyamukuru buriya ndashaka kwiga kumenya mashine, hanyuma nkanayitunga akayingurira. Yesu ashimwe. Hanyuma rero nza kujyayo. Noneho ngiyeyo, hariho na mubyara wacu nanone wahabaga amufasha. Nuko baranyishimira rwose, tubaganira, tugirana ibihe byiza n'uwo mwene wacu. Noneho arambwira ati rero nari mfite gutaha, arambwira ati rero urabona ntabwo twabonye uburyo bwo kuganira, ndifuza ko uzagenda ku wa mbere hanyuma tukaganiraho. Numva nta kibazo, ni byiza, umuntu mukuru. Ntabwo twari dufite amasomo menshi, twari dufite kwiga pre-midi. Ndavuga ni ndazinduka njya ku ishuri nta kibazo. Ubwo muri iryo joro rero turaganira nyine, baza ko ni ibyo niga, ndamusobanurira, biragenda, yego biragenda. Noneho arambwira ati ese
harya ngo noneho ahita akomoza neza neza ibintu bya mashine se urabizi yewe ndafatiye neza ndashubije ndaho ati umuntu arerekwa pe yewe ndavuga nyumva birarangiye ibyifuzo byanjye amaso yanjye nari nayahanze uwo muntu mwene wacu nuko ubwo ahambira ati ndamubwira ati reka ibyo ngibyo biroroshye ngomba kugufasha yewe numva ku mutima harakeye ibyo byose mashini ukayibona kandi ukanayimenya ku buryo bizajya bikorohera gukora research ndavuga ati burya iyo umuntu yize aba yarize tu ibi ngibi byangora kubisobanurira nka muzeyi ntabwo yazabyumva yewe ndavuga ati ndafashijwe neza neza ubwo mu icyifuzo cyanjye kiba kiragize numva ndashubije ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyo uwo muntu yari agiye kunkorera ku munsi wakurikiyeho ndi kwitegura ngo njye ku ishuri byari bigiye kuntera ikibazo ku buryo n'ubu mba ngifite ahari nkibyibuka. Imana yacu nitugirire neza. Umwana w'umuntu ashobora kukwizeza ibintu ntabikore, ariko Imana ntabwo ari kwikora. Haleluya. Ashobora no kumva yemwe yumva yifuza kuba yagufasha ariko akabura ubushobozi. Imana yacu ntabwo ijya ibura uko igenza. Haleluya. Ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Haleluya. Imana yacu rata ni Imana ituma biboneka. Ibyo utarebesha amaso Imana irabifite, idufitiye byinshi mu kiganza cyayo. Amena. Uwo mwana wacu yagiye kumfata ku ngufu, ndagira ngo mbibabwire noneho. Nanze kubibabwira ariko mbibabwire. Yaranapfuye naramubabariye. Yesu ashimwe. Imana niyo yamunkijije. Wafatanyije nanjye gushima Imana ariko. Wase si mwene wacu, yari mwene wacu n'ukwinda bikubwiza ukuri. Nahamagaye mama ndavuga ati tongeye kumbwira ibya bene wanyu cyangwa ibiki byose, ani byo shaka no kongera kumva. Ariko disi hariho na bene wacu beza. Amena. Haleluya. Yewe mwene wanyu ashaka kukubyaza umusaruro, ashaka kuguta. Bagufitiye impuhwe mwezahe. Imana niyo igufitiye impuhwe rata. Amena. Niyo yakuremye. Haleluya. Abantu baragukunda ariko ntabwo bagukunda nk'Imana. None si uwo nguwo yavuga ngo ni sakabaka nabera mwisesheri. Ngo ngengo wikoreje sakabaka. Umuntu mwanjaranye koko ni sakabaka. Ngo nzi kuntu nzabikemura, ngo nijye nyirabayazana w'ikibazo, ngo njye witereje sakaba nzayita. Imana yacu nitugana bene data, Imana ishobora byose. Haleluya. Umunsi umwe ngo i Samariya bitewe n'ibitero by'Abasiriya higeze kwaduka inzara kugeza igihe ngo abantu bagura amahurunguru y'inuma. Bari bagura amahurunguru y'inuma, hariho n'abatayazi. Ngo ku buryo igihanga cy'indogobe cyari gihenze cyane, gishobora kuba cyaraguraga nk'ibihumbi 10. Tekereza kugira ngo amahurunguru y'inuma bagura amahurunguru koko. Noneho umutwe w'amagambo uravuga ngo haragoswe ngo abantu bararyana, umuntu akarya mugenzi we.
bari muri kondisiyo, bari mu gihe gikomeye cyane. Hanyuma ngo umugore umwe yumvikana n'undi mugore, nawe nimba turiho mu gihe cya covid, ariko ntabwo turagera igihe cyo kuryana ngo umuntu arye mugenzi we. Fata umuntu bamuteke n'undi baza kumuteka, noneho ngo barumvikana barya umwana w'umwe muri abo bagore, baramusangira. Niko byanditse muri Bibiliya. Umugore wundi nezereza njyana n'umwana wanjye nawe tumurye. Wapi? Hanyuma uwo rero bameze nk'abakujeho, bamaze kwira umwana we, aravuga ati ndajya kumureka, ntabwo ngibi nabyihanganira. Ibwami naho hahora ibibazo. Ikintu cyanangaje kirimo gikomeye, ngo umugore agituruka ibwami aravuga ati nyagasani ndengera, nyagasani ndengera. Ntarasobanura n'ikibazo. Umwami aramubwira ngo ibyo kukurengera ndabikura hehe? Ndabikura ku mbuga, ndabikura mu rwengero. Uwiteka natakurengera, ibyo kukurengera ndabikura. Ntarumva n'ikibazo. Uzi ko hari igihe uhamagara umuntu wenda bashakaga no kumusuhuza, ati uyu nguyu ati barashaka kunsaba, turashaka kubwira shida. Umugore ntarasobanura ikibazo, ariko umwana amusanganije ngo amubonye nk'uwaje gusaba. Urambwira ngo ibyo kukurengera ndabikura he? Tekerezaho n'ibwami naho hari harakubiswe, nabo bashonje ibwami. Ibwami bajya basonza, nabo bakabura uko bagira. Wajyayo nk'aho bakumvise ikikugenza ngo subirayo. Hari n'ubwo wari ufite no kubabwira inkuru nziza. Kigaho bana abantu nta kintu mfite cyo kugufasha madamu. Ntabwo ati genda, ntabwo mfite kugufasha. Ati ukuntu byagenze ati mwami nyumva, wenda ibyo utekereza bitandukanye n'ibyo ngibyo ngiye kukubwira, dore ukuntu byagenze. Ariko umwami amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo Uwiteka natakurengera jewe ndabikura hehe? Imana yacu niyo yakurengera. Yesu ashimwe. Imana itagutabaye nta wundi muntu wagutabara. Imana itakurengeye nta n'umwe yakurengera, kubera yuko niyo igufitiye impuhwe, kuko yarakuremye. Haleluya. Kandi ishobora byose. Umuntu yabasha kukugirira impuhwe ashaka kugufasha, ariko kamurenga. Yesu ashimwe. Akagera akananirwa rwose. Twajyaga tujya gusura abantu mu bitaro, ugasanga umuntu akakubwira ngo maze imyaka 5 mu bitaro. Byagenze gute se? Ubu nta muntu ngaburira. Twajyaga tufata ibiryo tukabishyira nyine abo bantu batagira abantu babagemurira. Noneho akakubwira ati byatangiye bagemurira, bitangira bangemurira, bazana, ariko kugeza ubu ntabwo bongeye kugaruka. Ubu nyine ni njyewe nyine n'ibitaro nyine ntabwo ngira ibyo ndya. Uko umuntu yatangira akugemurira ageraho bigahagarara bikamurenga, ariko Imana yacu ishobora byose. Haleluya. Ibyo ngibyo byakurenze yo ntabwo biyirenze. Yesu ashimwe. Saba, dusabe. Ikindi nuko, haleluya, Imana Data ni umubyeyi w'urukundo, agira ubuntu bwinshi kandi agira ibambe. Haleluya. Haleluya. Imana Data ni umubyeyi, idufitiye urukundo, nirwo rwatumye itanga Yesu ku bwacu. Haleluya. Ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, hagire uhadusomera. Abaroma ibice 8 umurongo waho wa 32. Rome 8 umurongo wa 32. Umuntu wahageze adusomere.
Abaroma nta urahagera yego Rora. Mbese ubwitimanye umwana wayo, mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Haleluya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana irimo irabaza ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, ngo izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Haleluya. Buriya hari impano ikomeye Imana yaduhaye impano y'agaciro gakomeye, kuduha Yesu kugira ngo atupfire ku musaraba. Bigaragaza urukundo rukomeye Imana idukunda. Haleluya. Kugira ngo itange umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Icyo kintu kirakomeye. Yesu ashimwe. Kirakomeye kurenza kugukiza indwara. Haleluya. Kirakomeye kurenza kuba yakubonera minerivare y'abana. Haleluya. Kirakomeye kurenza kukugaburira. Kirakomeye kurenza kukubonera inzu. Haleluya. Nawe ugatura. Ariko wumve yuko ari icy'agaciro, yaduhaye impano ikomeye y'agaciro. Yesu ashimwe. Haleluya. Mbese warayakiriye? Amen. Warayakiriye? Aho ngaho uraza kwisubiza. Imba warakiriye iyo mpano ni byiza, ariko iratubwira ngo mbese izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Ntabwo yabura kumuduhana n'ibyo byose bikunanira. Ushobora kuba uri mu kigeragezo, ariko Imana ntabwo yakugerageza birenze ibyo washobora kwihanganira. Ntabwo bishoboka. Ntabwo Imana yishimira yuko ubabara iteka, ahubwo igeraho ikakugirira impuhwe n'ibambe. Amena. Imana yacu ni urukundo, kandi buriya mu rukundo, haleluya, habamo gutanga. Ntabwo wabwira umuntu ngo uramukunda udatanga. Ntibibaho. Ntabwo bishoboka. Amena. N'abasheri b'abafiyanse n'ubwo bageraho bakitana sakabaka, ariko anabuze na bombo yo ku gati, uwo nguwo ujya umubwira ati toka satani, nta kiba kigenda. Nta rukundo ni ukwishushanya. Mu rukundo habamo gutanga, habamo kugira ubuntu. Imana yacu rero ifite urukundo kandi ifite ubuntu bwinshi. Ubwo itimanye Yesu, ntabwo izabura kukubonera umufiyanse mwiza. Haleluya. Ntabwo izananirwa kukubakira urugo, ntabwo kukurinda aribyo byayinanira. Amena. Kugira ngo byibura nawe urye uryamusinzire. Haleluya. Imana iturinde kugira agahinda gakabije kandi dufite Imana. Amena. Ibyo ngibyo abiyahura ntabwo bafite Imana, ariko twebwe abamenye Imana mureke twisunga Imana yacu, uyibwire ibikuremerera byose. Amena. Turaza kurangiza dusenga, turaza kurangiza hari tubwiye Imana, turaza kurangiza uyibwiye ibikuremerera byose, turaza kurangiza uyibwiye ibikunaniza, turaza kurangiza uyibwiye ibigutsikamira, turaza kurangiza uyibwiye haleluya ibyo bintu udashobora kubwira na mama wawe ukubyara.
amena. Bimaze igihe kirekire warabyakiriye, ariko ntabwo ukwiye kwakira uburwayi. Imana itugirire neza. Ntabwo Imana yishimira yuko abantu bayo bakoroherwa. Imana itugirire neza. Tugiye gusenga mu isengesho rya Data wa twese. Hari aho bavuga ngo ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi. Twasaba ibintu byinshi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibintu byinshi bituruka ku mubi. Ndagira ngo dusabe Imana iturinde umubi muri ibyo bigeragezo, muri aya makuba wahura nayo, ariko Imana ikurinde umubi. Imana itugirire neza, ikurinde umubi mu byemezo ufata. Imana ikurinde umubi mu rugo rwawe. Imana ikurinde umubi muri urugo usiribateri bwawe. Imana ikurinde umubi, kuko aho ngaho Satani yahakwicira. Yewe we, Imana itugirire neza. Muri ubwo busore bwawe Imana ikurinde umubi. Mu kwiga kwawe Imana ikurinde umubi. Uzi ko umubi aza mu banyeshuri, umwana agahera mu gitondo atera stories akageza nimugoroba ntiyige, bikarangira bamwirukanye, amafaranga akaba apfuye ubusa. Imana itugirire neza cyane. Kujya kubona ukabona umwana yari muzima ariko yagiye mu biyobyabwenge, waramwohereje ari muzima. Imana itugirire neza. Ntubure icyo waka Imana, turi imbere y'Imana, ariko cyane cyane Imana ikurinde umubi. Imana yacu ibantera umugisha. Ijambo nyamukuru ugiye gutahana riravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Ngo kuko usabye wese ahabwa, kandi ushatse abona, kandi ukomanze wese akingurirwa imbere y'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Ndimo ndarangiza, ngiye gusaba pasiteri aze adufashe gusenga Imana. Niba hari icyifuzo ufite kwereka Imana kano kanya, uhaguruke dusengane Imana. Haleluya. Ntuze gutaha utakeretse Imana. Satani ajya abwira abantu ngo genda usenge, akazigo wasize hariya k'umutwaro wava hano kongera ukagafata ukagasubira nayo. Ariko ntabwo ari uko bimeze. Imbere y'Imana naho gukirira, ntabwo ari aho gupfira. Imbere y'Imana naho kubohoka, ntabwo ari aho guhetama. Imana itugirire neza. Nyakubahwa pasiteri, waza ukadufasha. Habonetse umuntu ukeneye yuko bamusengera, yahaguruka tugasenga kubw'ibyifuzo waba wazanye imbere y'Imana. Karibu bene data, ku bantu bafite ibyifuzo ubwire Imana. Imana yacu ibaho umugisha. Mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, avuga n'intege umutima Mana Data ushobora byose kandi uhoraho, turagushimye Data muri aka kanya, kandi tunejejwe cyane n'ijambo ryawe unyujije mu magambo y'umuja wawe. Ijambo ryawe ritwibukije ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa, ngo kuko usabye wese ahabwa. Mana Data, rye twibwira ko dusaba, nyamara ijambo ryawe ritwibukije ko niyo dusabye akenshi aba ari amaganya gusa. Si ibyo gusa Data, tuzi kuruta uko twavuga ibyo dukora, uzi ibyo dukora umunsi ku munsi twibwira ko dusaba. Niyo mpamvu Data muri aka kanya twibukije ko tugiye gusaba kugira ngo duhabwe, duciye bugufi imbere yawe Data. Buri wese uzi ubukene bwe, uzi ibyo akeneye, uzi ibyo yifuza, uzi ibyatuma arushaho kugushima no kukunezererwa. Ariko ikiruta byose Data, uturinde umubi, uturinde Satani n'abadayimoni mu izina